abantu wabigishije ijambo ry'Imana ukabigisha no gukora aho umuka mutaboneka ni urigisha umuntu ukamubwira ngo ubwami bwo mu ijuru butarimo gukora bibaho. Niba Imana yaraturemye ikaduha aho dukorera, hari n'ibyo yaduhaye tugomba gukora kugira dukore umurimo wayo. Amen. Amen. Rero niba yaduhagurukije igomba no kuduha ibidutunga, ntabwo tugomba kubyakabo, ahubwo Imana igomba kubategeka. Tuvuga ko ishobora byose, ntese niba ishobora byose kinaniye ko tugomba kubaho n'iki, kuko Yesu arahari, abereyeho gutabara abageragezwa bose, kuko nawe yarajya. Ikindi kandi yadusanze inyuma y'urugo kugira ngo abo mu nzu batazirata amazu meza, n'abo hanze batazabangwa imbeho yarabishe. Yesu yaje mu murongo kugira ngo atubere igisubizo cya byose. Ubwo se uzireguza iki, nzireguza iki nitudakorera Yesu? Amen. 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 Yesu niwe mwambaro wera kandi niwe twambara yera. Rero nushaka batakwanga bakubeshyera batakubeshyera, niba uri mu gihe cy'Imana ntawagusabira imbabazi, kandi niba uri mu gihe cy'Imana niyo iguha imbabazi zayo. Rero igihe yo cyageze yaguhaye n'ubuntu bwayo, buri wese arabimenya. Nutagukunda agashaka kugukunda, niyo mpamvu avuze ngo tugirire abanzi bacu neza, ngo kandi tubahe ibibakwiriye, ndetse tubahe n'amazi yo kunywa, ngo arega ziriya ni inzu twubatse. None se wavuga ngo inzu ikubwaniriza cyangwa ni wowe uganirira mu nzu? None insengero ntacyo zimaze. Insengero ngiye kukubwira ibintu bibiri, zisenywa n'abantu kandi ziba zubatswe n'abantu, ariko urusengero rw'Imana iyo yarusenye ntabwo rugaragara, kereka iyo niyiziho iba yarushyize, kandi niyiziho izarukura. ngo urwo urusengero ninde rero? ni njyewe ni wowe. Imana y'amahoro nibane namwe mwese, turabashubije. Imana ibahumugisha mwebwe mudukurikira ku Muremyi TV, mutwereke ko mudukunda. Abatuye mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, n'umujyi wa Kigali, mwese turabashubije. Imana ibarinde. Twizere ko Imana ikibarinze, kandi twizera ko iyo wabyutse bikemera, yagenda bikemera, Imana iba yakurinze. Natwe rero yaturinze, turizere ko namwe yabarinze. Imana rero ibahumugisha namwe abari muri diaspora, ntabwo twabibagirwa kuko turabakunda cyane, mutwereka ko natwe mudukunda. Imana ibarinde kandi ibakomeze. Turabishimira rero, mukande subscribe ku Muremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro dukora buri gihe cyose mu gihe mwadukurikiye. Imana rero ibarinde, turabifuriza kugira umugisha, turabifuriza kurindwa n'Imana, turabifuriza gukomezwa n'Imana, kuko Imana niyo ibana natwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye kwakiriye umukozi w'Imana, ariko mbere na mbere kugira ngo tumwakire, reka mwebwe kubanza kwakira mu izina rya Yesu Kristo mbere yo kugira ngo tumwakire. Yesu nashimwe, mukozi w'Imana, turakwakiriye ku Muremyi TV, ntabwo aribwo bwa mbere twakwakiriye. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Mumeze mute mukozi w'Imana? Turashima Imana. Ndabona mumeze neza. Ibihe nk'ibi ngibi muri kubibona gute nk'umukozi w'Imana, nka pasiteri? Ibihe nk'ibi muri kubibona gute mu madini, uko abantu pasiteri bari gufungwa kubera ko bariye nk'ibintu by'intama kubera babasengeye? Navuga ngo abapasiteri ko bari gusengera, cyangwa abantu ko basengera intama babatse amafaranga bakabafunga, wowe urabivugaho iki? Iriya ni uburyarya. Ni uburyarya gute? Ntabwo gusengera umuntu ari ukugira ngo mwake amafaranga. Na Yesu ntabwo iryo kosa yigeze arikora, nta naho byanditse. Cyakora ikintu yababwiye ngo numara kwizera
ugenda utanga ituro ryawe ngo nurangiza ugaruke wihane kugira ngo babarirwe ibyaha byawe. rero abantu barigisha Bibiliya uko itari. ariyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ngewe hari inkoni ntazakubitwa, aho kugira ngo nkubitwe inkoni n'Imana nazikubitwa n'abantu, kuko umuntu ankubise inkoni Yesu arazomora, ariko Imana igukubise inkoni birarushye. none wowe ushatse kuvuga ko utazasengera umuntu ukaguha amafaranga, umwatse amafaranga? Kamubwire kiranazira kikaziririzwa. uzasoma ibyanditswe ngibi, uzanyereka ahantu Yesu yigize yaka amafaranga. none abari kuyaka wowe urabavuga ubundi hari mu buryo bubiri, hari ukuguha ishimwe cyangwa hari no kukwakira. ibyo ni ubuntu, tutaniriwe tunavuga n'abasenga n'abapagani ubwabyo ibyo barabikora. kandi ari abapagani. noneho rero nkaswe twebwe Imana yavuze ngo iduhaye ubutware mu ijuru no mu isi. ubwo si cyo yatwimye ni ikiri, ahubwo abantu bazanyemo indambi. icyo bita indambi ziruta agakiza. ariyo mpamvu ubona ibintu byabaye sakayaka mu murimo w'Imana. kandi umurimo w'Imana ubundi niwo wakagombye kuba werekana urugero rwiza mu isi no mu ijuru. ariko none tugaruke kuri iki. Yesu cyamuzanye no gukiza umuntu wari wazimiye. niyo mpamvu ari inzira muri byose. ijambo ritubwira ngo iki, uko bamurwanyije niko natwe bazaturwanya. rero bivuga ngo Yesu amaze kuza ni nabwo n'imperuka yahise itangirira, avuye mu isi mu gihe cy'intumwa. ariko turacyari ku ntebe y'imbabazi, kuko imperuka ntabwo iraza, ahubwo turimo gusatira ibihe by'imperuka. niyo mpamvu rero muri kubona ibintu ngo byananiranye, aho ntabwo byananiranye. abizera barahari ndetse n'abo gupfa nabo barahari. ubwo bishatse kuvuga ko ijambo ry'Imana ritagurishwa? ntabwo ijambo ry'Imana ribeshya ntiriguri, ahubwo ijambo ry'Imana ritubeshaho. iyo warigurishije ubwo uba wapfuye. none se tuvuge ko umukozi w'Imana azavuga ijambo ry'Imana, narangiza atahe azakuraho icyo kurya kandi yakoze umurimo. urakoze cyane. ubundi inka yo uyiragiye neza iguha umukamo, utayisabye umukamo. ikindi intama yo uyiragiye neza iguha abana neza, kandi ikaguha n'ifumbire, bigatuma ibyo kurya ubibona. none wowe urimo urakama iyo utaragiye ukambwira ngo uzayibonamo amata, ntabwo bibaho. na Yesu aherutse kubwira abantu, ni Filipo ngira ngo wari umubajije ngo none se ngo mwami, ngo ko abantu babaye benshi, ngo wabasezereye, ngo kubona nta byo kurya bihari bakajya hirya no hino mu mubari. Yesu arababwira ati ni mwebwe muri bubagaburire. none si ibyo yabagaburiye, aravuga ngo ni mubicaze. abantu wabigishije ijambo ry'Imana ukabigisha no gukora, aho umukamo utaboneka ni wowe urigisha umuntu ukamubwira ngo ubwami bwo mu ijuru butarimo gukora bibaho. niba Imana yaraturemye ikaduha aho dukorera, hari n'ibyo yaduhaye tugomba gukora kugira dukore umurimo wayo. amen. rero niba yaduhagurukije, igomba no kuduha ibidutunga. ntabwo tugomba kubyakabo, ahubwo Imana yo igomba kubategeka. tuvuga ko ishobora byose. mwese niba ishobora byose, ikinaniye ko tugomba kubaho ni ikihe? haneye ko nawe ndabona ndasaba. oya, njye ndya ibyo mawe nkarya ibyo nikorereye. ubwo
ubwo ni uko ngo ntawe wari wasengera ngo umwaka amafaranga. urugero nawe urabizi neza bwana munyamakuru, uzagende wumve ko hari uzakubwira ko namwatse amafaranga. Oya, ariko avuze atacira agenda ugure fanta, ubwo se ntagomba nyikama kandi ntavuze nabi ntatonganye, ni ikimana yaduka kandi wamusengeye kandi namusengeye. kuko nukuvuga ngo niba turi abahesha b'umugisha tugomba no kuwuhesha abaduhaye. none niba inama turashaka kugira ngo tuzime umugisha zo ziduha umugisha, turarwaye. Intama nizo ziri gutanga umugisha kugira ngo twaba turwaye. ahubwo twe dusabira intama umugisha, nazo zikaduhesha iki? Umugisha. nukuvuga ngo turi abahesha b'umugisha, natwe tukababera iki? Umugisha. ariko niba hatabayemo umugisha, urumva atari iki? atari uburura, urumva atari uburyarya, kandi ikirura n'uburyarya ntabwo bizajya mu ijuru. Pastor, murakoze cyane. Muri ADEPR muri iyi minsi hari inkundura y'insengero zasenywe ziri gufunga. Hari urusengero n'urwahe, niba rwa sinza ntago nibuka aho ruri bagurishije muri ADEPR, rwarasenywe ruvaho. None ku rusengero, insengero zubakwa n'abakirisitu bitanze, none barangiza kuzisenya ntibubaka urundi. Pastor, wowe bivugaho iki? Insengero ni za ADEPR, ni z'abakristo wowe? Amen, urakoze cyane. ntabwo wabonye icyo Yesu yakoze mu rusengero, none se ntiyabasoyemo? rero n'ubundi barisoramo abatarimo, ariko aba Yesu urusengero ruraha. Gusa ntabwo turi gufungira Imana. Arega ziriya ni inzu twubatse. none se wavuga ngo inzu ikubwaniriza cyangwa niwo uganirira mu nzu? None insengero ntacyo zimaze. Insengero ngiye kukubwira ibintu bibiri, zisenywa n'abantu kandi ziba zubatswe n'abantu. ariko urusengero rw'Imana iyo yarusenye ntabwo rugaragara, kereka yo niyiziho iba yarushyize, kandi niyiziho izarukura. ngurwo urusengero ninde rero? ni njyewe ni wowe. nkaho biriya byo twakoze, ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, turacyakora n'ibindi ahubwo. ese ko baba barabisenye bivuga yuko tutariho? bivuga se ko tutasenga Imana? oya, igihe cyose uwizera agomba guhora ari urusengero rw'Imana. None ko bazisenya izo zo mu mubiri ntibubaka izindi, kandi ari abakristo bazubatse, noneho kuki batabubakira izindi? ntabwo bazisenya. Eliya ndibuka neza ajya guhamagarwa, hari mu gihe cy'umwami, yarigize igihangange. Eliya araza, harimo umuhanuzi wavuze ngo yahishe abantu 100, bamwe 50, abandi 50, yitwa Obadiya. rero urumva ntago biri ubu na kera byahozeho, ahubwo ikibazo dusoma ibyanditswe nabi. muri Bibiliya birimo dusoma ibyanditswe nabi. none se Obadiya avuga ngo namubabarire y'imutuma kwa Ahabu atamwica, akamubwira ngo genda umubwire ntacyo ari bugutware. yarangiza ngo agata ngo ubwo ngo ni ka kagabo k'imwehe kagufiya kambara uruhu, burya se byari rero n'uyu munsi ndagira ngo nkubwire, abantu bakoze n'amaboko nibyo, ariko si amaboko yakoze, ahubwo ni umwuka n'umubiri byakoze bikorera Imana. ariko habaho nanone n'abantu nanone bavuga ko bafite umwuka ariko bari gusenya iby'Imana yubatse, kugira ngo ibyanditswe bikunde bisore.
none bidasohoye twavuga ko imana yavuze se? twavuga ko imana se ari ukuri? niba uyu umuntu arahagarara akavuga ngo afashe imana, mbwira ikintu ufashe imana. kuba twaje hano uko twahumetse kuberayo, n'ibi biganiro turavuga ni uko twahumetse kuberayo. ubusa wabwira umuntu uri sehashika ngo aze ahangaha, ariko nawe kuba ari kuri sehashika atarapfa ngo tumushyingure nawe aracyari umuntu. nuko gusenyuka k'urusengero. Pastor, muri Bibiliya ntabwo mwibuka ahantu handitse ibintu by'imyambarire, kandi turabizi ko wowe uri uwa mbere muri ADPR. ndatekereza ko uri mukuru muri ADPR, kugira aho ugera kuba pasiteri buri gihe uba wabaye uri mukuru. Pastor, muri ADPR hari amakuru avuga ko kwambara amapantaro bigiye kujya byemerwa, no gusuka urumva ko bigiye kujya byemerwa, kandi ntabwo babyemeraga. wowe ubona bimeze bite muri ADPR muri iyi minsi mu bakristo? Mbese ibyo nk'iki ngiki tugeze, reka tubitegereze tubirebe, kuko ijambo ravuga ngo tuzabimenya byasuye. ibitarasora ntago wabimenya, cyakora abanyamwuka bari mu mwuka w'Imana barabimenya. niyo mpamvu uzabona kenshi bashobora kubarwanya bavuga ngo ntibashaka ubuhanuzi bwabo, ngo ntibashaka ko bahanura, ngo umwuka agengwa na nyirawo, ariko nyirawo bakibagirwa ko ari uwawurema. rero ibyo urambaza, twese reka dutegereze, ariko nakubwiye ngo nyiri itorero aribereye maso, kandi n'abera baracyari. none nibiba reka dutegereze ko bizaba. noneho bibaye reka mubwire, none se nitwe byaba bisoreyeho bwa mbere? none se ubundi ni icyaha? none se Bibiliya ntibigaragaza? ariko buriya hari ibintu ngiye kukubwira. buriya wari wiga icyo bita amayoberane, cyangwa kwiyoberanya, cyangwa kwihindura uko utari? wari wabimenya? ntabyo nzi, urambwira. niba utarabimenya nyine nibyo urimo kumbaza. wowe uratubwira dusobanurire ku Muremyi TV natwe tubimenye. ndagira ngo nkubwire umuntu wese wihindura uko atavutse, uko atarimo, ntabwo azigira ajya mu ijuru. kuko Yesu aravuze ngo twe kwifata uko tutari. ntazi ubwo urumva niba warangije kwifata uko utari, uracyagiriye mu nzira yo mu ijuru. none ubwo wambaye ipantaro waba wifatije ko utari gute? uri umugore. ugenda usome mu gutegekwa kwa 2:22 umurongo wa 5, havuze ngo iki, ngo ntukambarane n'umugore, ngo kandi nawe mugore ntukambarane n'umugabo. ugize iki iryo jambo rivuze? ubundi iyo tugiye mu buryo bw'umwuka ni ukwihindura umugore uri umugabo, cyangwa se ukihindura umugabo uri umugore. ibindi ni uko nguko. Imana ishimwe cyane. rero urakoze umukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikurinde. namwe mudukurikira, Imana ibaho umugisha. reka twinjire mu cyiciro cya kabiri cy'ijambo ry'Imana, kugira ngo noneho nawe twumva bumve ijambo ry'Imana, kuko niryo ryaduteranirije hano. reka tuguhe karibu udusengera Imana, twinjire muri icyo cyiciro. murakoze. dusengera Imana. mwami Yesu, umwami mwiza, utabera kandi uzi byose, utagira icyo uhishwa. ijambo ryawe ni imbaraga, kandi ijambo ryawe ni ubutware, ijambo ryawe ni inzira n'umucyo. Kristo waje gucungura abari mu isi, icyubahiro kibi cyawe, kandi amahoro akomeze kuba mu bo wishimira. abandi bihane kuko ushobora byose. Yesu, amen. Yego. Amen. Amen.
komeza. ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo komeza icyo ufite hatagira ukwambura ikamba ryawe. komeza icyo ufite hatagira ukwambura ikamba ryawe. ibyo biri mu byahishuwe, ariko ngewe ndasoma mu gitabo cya Yobu 28 umurongo wa 28 harimo ijambo rivuga ngo maze ibwira umuntu iti kuva mu byaha niko kujijuka kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge. iri jambo abantu njya nkunda bakunda kuryigisha nabi ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. irabanza ikakwiyama ngo niba wihana, reka ubwo busambanyi bwawe, reka ubwo burozi bwawe, reka ubwo buryarya bwawe, reka kubeshya kwawe, reka kwiyoberanya uko utari. hagarara mu nzira imwe, wimera nk'ikinyogote kijya gusarura aho kitahinze. rero mwene data, nshuti yanjye, naje kukubwira ngo wari ucitse intege garukiraho, wari unaniwe garukiraho, wumvaga bitakunda, naje kukubwira ko bikunda, kandi niho uragwiriza ubuhamya, ni naho uramenya Imana kwihana. rero nushaka kuvuga ngo uragenda ngo uzagaruka wihana, ufitanye ikibazo n'Imana, ufitanye urubanza n'Imana. kuko Yobu ubwe ntabwo yigize ahinduka mu bihe, nta nubwo yahinduwe n'igihe, yewe ahubwo yagumye mu gihe. ibihe birahita, Yesu aragaruka aramutabara. natwe rero nicyo gihe turimo, kugira ngo Yesu aze adutabare. wikwishushanya uko utari. amen. ku ijambo yavuze ngo uwandura agumye yandure, n'uwera agumye kwera. umurongo wa 3 atubwiye ngo iki? ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye kandi biruhije utamenya. biraruhije, ariko nanone bishobokeye uwizera. amen. naje kukubwira ngo izere, kizwa neza, kandi ugaragare neza mu byo ukora. wirinde uburyarya, wirinde ubuterenganya, wirinde ubuswayire. rero ndagira mbabwire, hari ibyo batubaza nabo ubwabo bazi, ari ukugira ngo barwanye umugambi w'Imana. ariko ntawe ujya urwanya umugambi, aho kurwanya umugambi w'Imana umuntu arangiza ari we wirwanyije. amen. tubona babiyu, barifazi, babirudadi bacira igico Yobu, bavuga ko atazi ubwenge, bavuga yuko yacumuye mu kwishobora byose. tubona n'umugore we ndetse ye wavuga ngo nahakane yipfira aho kugumya kumera. ni nacyo abantu benshi bagezemo, ngo barikurya isi, murayirya ibarya. ariko nimureke tugendere muri Yesu. amen. Yesu ni muzima. rya kagabuye, wirya katagabuye, kuko nurya katagabuye karaguhaza intore, ariko nurya kagabuye uruzura umwuka wera, ushimira Imana, hose ube apodete kandi wumva uguwe neza. amen. umunezero n'umubabaro niwo uduhamo amahoro, ntabwo ibintu byaduha amahoro, ntabwo ibintu yego njya numva bavuga ngo amafaranga ni musama kweri, ngo yashyize aroro. hari abatazora no mu gakiza, ntabwo mu bana bizoroha, ariko mu gakiza ntabwo bizoroha. nshuti yanjye, wikwishushanya, kuko Yesu arahari, abereyeho gutabara abageragezwa bose, kuko nawe yarajya. ikindi kandi yadusanze inyuma y'urugo, kugira ngo abo mu nzu batazirata amazu meza, n'abo hanze batazabangwa imbeho yarabishe. Yesu yaje mu murongo kugira ngo atubere igisubizo cya byose. ubwo se uzireguza iki, nzireguza iki nitudakorera Yesu? amen.
amen. amen. Yesu niwe mwambaro wera kandi niwe twambara yera. Rero nushaka kumuryarya ndagira ngo ngubwire ngo urikura mu bitabo, urikura mu bitabo, urikura mu buhamya, urikura mu bihamya. Ariko niba ushaka kuba uhamirizwa na Kristo, hagarara mu nzira ye. Amen. Amen. Gendera mu nzira ye, hagarara mu nzira ye, babarira mu nzira ye, tesherezwa umutwe mu nzira ye. Ariko naza kugufubika, bazavuga ko bagusengeye, bazavuga ko kandi nyamara barabimena, ntabyo baguhaye. Ariko ndagira ngo ngubwire uzabaye ntuzabimene, kuko Yesu yarabitubuye. Aha bari bicaye aho, arangije n'abigishwa buri muntu amuha inkangara ye. Natwe rero turi uruhisha duhishiye, wikwijujuta. Amen. Amen. Iyo barangije aragororerwa, ahabwa ngo arakubirwa. None icyantangaje nuko bacinyerera mu cyamo ngo bagiye kubaze ngo gutambira Imana, igahita ibashwishwiburiza ngo nibasanga umugaragu we Yobu. Rero nshuti yanjye, bakwanga batakwanga, bakubeshyera batakubeshyera, niba uri mu gihe cy'Imana ntawagusabira imbabazi. Kandi niba uri mu gihe cy'Imana niyo iguha imbabazi zayo. Rero igihe yo cyageze yaguhaye n'ubuntu bwayo, buri wese arabimenya. N'utagukunda agashaka kugukunda. Niyo mpamvu avuze ngo tugirire abanzi bacu neza, ngo kandi tubahe ibibakwiriye, ndetse tubahe n'amazi yo kunywa, ngo kuko tuzaba tubarahurira amakara ku mutwe. Bivuga ngo ibyo tuzabakorera nibyo bizabahana cyangwa bibakize, nabo nibihana. Haleluya. Amen. Yesu rero niwe mujyanama kandi niwe murengezi. Amen. Amen. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza, mbabwira ngo nimuhumure, Imana ni umurengezi. Rero ibishimire kandi mugubwe neza. Komenti rero muzashyiraho n'iki, tuzabisubiza ubutaha twongeye kugaruka. Ntimugire ubwoba, gusa nababwira ntimuzabaza abatatanze ikiganiro nta bisubizo bafite, ahubwo uwagitanze niwe ufite igisubizo, kuko Imana yaraduhamagara, ariko iduhamagara mu buryo butari bumwe ariko bwuzuzanya, butari ubwo kurwana. Abana b'Imana aho bari rero barahugurana, kandi Imana ibishimire ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mukozi w'Imana rero, tanga nimero zawe kugira ngo ugukeneye akubone azakubona. Murakoze cyane. Aravuze ntange nomero, mwajya munanyaruka mukareba kuri TV Nowa. Rero nshuti yanjye, turi mu murimo w'Imana, twe ntabwo duhangana, nta nubwo tuberaho kugira ngo ahubwo turi mu rugendo rwo kuzuzanya ngo tugere mu bwami bwo mu ijuru. Ni 0788 8 50 4014. 0788 8 50 4014. Imana ibishimire. Murakoze cyane kandi iguhe umugisha nawe. Amen.